nkaho n'ubundi atabibajijwe kenshi, atabivuze bihagije cyangwa se bitumvikanye neza. Ubu ngubu buri munyamakuru ugize ahabona President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi ntabwo abura kumubaza niba igihugu cye koko cyiteguye kurengera Taiwan mu buryo bwa gisirikare mu gihe yagabwaho ibitero n'Ubushinwa. Nawe igisubizo buri gihe gihora ari kimwe, ni yego. Kubera iki? Ati kuko dufitanye amasezerano nyine yo kubarindira umutekano mu gihe hari uwagerageza kuwuhungabanya no kubashozaho intambara. Ku bandi rero ibyo ngibyo ntacyo byari bitwaye, niba koko s'Abanyamerika biteguye kurengera abo bagiranye amasezerano ku buryo batayarengaho ko abo baterwa bagatabara, ibyo byaba bitwaye iki ko ari ubupfura ahubwo n'ubwangamugayo? Ariko se kandi kugeza nubwo noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakwemera kurwana n'Ubushinwa, bati si gusa hari ikibyihishe inyuma. Ikihe? Icyambere Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitumye ziryamye kuri Taiwan koko zikubahiriza nayo masezerano ku buryo ntambara zakwemera kuyishoramo ako kanya zishoramo n'akayabo k'amafaranga zikayirwana niyo zakocorana ahubwo n'Abashinwa, Abarusiya cyangwa abandi abari bo bose muri ubwo buryo butagira ikibuhindukaho na kimwe. Ibyo byose hari impamvu inyuma zihariye zirenze gusa ubucuti, inyandiko na signature zazishyizweho mu myaka n'imyaniko yashize. Ibyo byose bihita bireberwa hehe? Nukubanza kumenya ubundi ngo Taiwan ifite iki gikenewe ku isoko kwitari no ku rutonde rw'ibihugu nibura bikesha ubuhanganye amaribada kama ya petroli maranirwa. Iruhande rero rw'iyo petroli ubu ngubu hari indi mitungo y'akataraboneka yagiye yivumburwa, ntabwo bikira amabuye y'agaciro ngo za zahabu, za diamant gusa ndetse n'ibindi. Yego nabyo biracyari by'agaciro aho ngaho nta wabihakana, ariko kandi ku ruhande ikoranabuhanga isi igeze mu ngubu ryadukanye nanone gukenera ibindi bintu bishya by'agaciro kanagerwa ahubwo kuri ibyo bindi bimenyerewe nka petroli na zahabu ndetse n'ibindi. Ibyo byo byari n'imitungo ya kera imenyerewe mu myaka ibinyejana n'ibinyejana byashize. Ubu hari n'ibyiswe itaka ry'agaciro ahubwo ntabwo bikira amabuye y'agaciro gusa. Terre rare ubu ngubu ni ingirakamaro ndetse n'imari y'agatangaza kurusha uko byahoze, kuko nta kitaka nk'iryo ryitwa iry'agaciro ubu ngubu ryari rikenewemo, byarahindutse. Taiwan rero yo ni ikirombe gihambaye ndetse n'isoko y'ibyitwa semiconductors. Ni iki? Twagenekereza tuvuga ko mu bikoresho byinshi by'ikoranabuhanga ibyo ngibyo ari ibintu bitandukanye birema inzira cyangwa amashanyarazi hagati y'ibice by'icyuma n'ibitari icyuma nka plastique n'ibindi. Ibyo nabyo rero semiconductors iyo bidakozwe mu ruvange nka gallium arsenide cyangwa arsenure de gallium bihinduka ibindi biri karemano nka silicone. Ibyo byo birimo n'urusobe rw'ubutabire n'ubugenge tutajyamo ubu ngubu, ariko nibyo bikorwamo chips cyangwa puces electroniques zikoreshwa muri byinshi cyane ubu ngubu, kuva kuri telefoni ngendanwa, air conditioners, inzugi ziri smart wakwegera nk'ubwo ngubwo rukikingura cyangwa rukifunga, computers, imodoka, indege z'intambara ndetse n'ibindi. Aho hose izo puces electroniques zirakenewe cyane. Taiwan rero irengerwa bitarabaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibi bihe. Niho hafi izi chips zose zishakishwa gutyo ku isoko zaburi bitari bike bigahita bihagarara ntibizongere gukorwa cyangwa bikagorana cyane bidasanzwe. Taiwan ifite ikigo mpuzamahanga kizikora, ingano nini cyane muri zo zikanyanyagizwa mu isi yose. Ni ikigo cyabo TSMC, Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, kiyoboye isoko ry'utwo dukoresho duto tw'amapuces electroniques. Mu bihe bishize muri Taiwan bahagaritse gato gukora izi chips cyangwa puces bikurikirwa na COVID-19 maze zigabanuka cyane ku isoko. Ako kanya ingaruka zabaye zihe? Inganda zikora imodoka nk'ubwo ngubwo zahise zihagarika akazi kuko hari byinshi bitari bigishoboka mu kuzikora ngo zigezwe ku isoko uko bisanzwe. Chips, puces electroniques zahinduye ingenzi cyane mu bice byinshi by'imodoka zikorwa ubu ngubu kugeza no muri feri zazo. Imirimo y'inganda za byinshi mu bikoresho by'ubu ngubu byagiraho bihurizwa n'ikoranabuhanga riri ubu nyine, kuva kuri izo mudasobwa za telefoni zigendanwa cyangwa imodokari zigezweho. Ibyo byose nta cyakomeza gukorwa uko bisanzwe izi chips zitabonetse. Izi ngizi isi zishingiyeho imirimo myinshi cyane y'inganda ku kigero cyegera cyane na petrol ubwayo. Icyo kigo cyitwa TSMC cy'Abanya-Taiwan nubwo harimo ishoramari ry'abandi banyamahanga, Abanyamerika bakaba mu birumvikana ku mwanya wa mbere, ariko icyo kiri cyo kirenze kure cyane iki gihugu cya Arabia Saudite cyaba ari cyo mu by'ubucukuzi n'ubucuruzi bwa petrole mwese, kuko iyo bigeze kuri izi chips cyangwa puces electroniques iziboneka ku isoko cyane cyane izigezweho zikenerwa hose. Ni icyo kigo nyine cy'Abanya-Taiwan gicuruza 92% byazo mwese, gisa n'ikihariye rero isoko ryose ubwacyo.
mu ikoranabuhanga rigezweho ubu ngubu utu duchips baragenda bakatugira duto cyane ku buryo utavuga ko tunanganisha kurwara urwo rwaba ari runini. Bakora n'udushobora kungana na nanometre 10, aho ngaho ukamenya ko milimetre imwe yonyine ingana na nanometre miliyoni imwe, ubwo ko gapise gakenerwa kakaba ari kimwe cy'ibihumbi 100 cya milimetre imwe. N'ubuhanga bwihariye cyane rero ubwabwo kubukora ku buryo ari ibigo 10 byonyine gusa mu isi bishobora kubigeraho. Uvanyeho n'ubundi iki TSMC cyo muri Taiwan, hari na Samsung y'Abanyakoreya y'Epfo, tubari duto cyane hafi inshuro ibihumbi 10 kurusha umusatsi umwe w'umuntu, dukoranye ubuhanga butangaje. Mu kwezi kwa munani gushize ubwo president w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabihinduraga hafi intambara, Ubushinwa bukamubuza kujya muri Taiwan ariko wakabyanga akajyayo kugeza byenze kuba impamvu gashoza ntambara. Buriya kimwe mu bitaragarutsweho cyane nuko Icyo gihe ahubwo yanakoze ibishoboka byose, gahunda zose zigahuzwa kugira ngo akunda abonanireyo na Bwana Mark Liu, umuyobozi mukuru w'iki kigo cy'Abanya-Taiwan TSMC gikora izi chips n'ubu zigihenduke ngume. Ibyo bigatuma n'umusaruro w'inganda uhita uhungabana ako kanya. Hari ibyo bagombaga kuganirirayo bombi. Muri Taiwan ntiyashoboraga na gato kureka kujyayo. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahubwo nizo zahagurukijwe ziramuherekeza. Aziya yose irahubangana Madame Pelosi ajyayo n'ubundi ku ngufu. Uretse kuba Abashinwa barateye hejuru bakareka Madame Pelosi akabanza kuvayo, ubundi hafi ya Taiwan aho ngaho nabo bakaharasa kakahava ngo berekane ko igihe icyo ari cyo cyose barwana. Ikindi cyakurikiyeho n'iki nuko Ubushinwa bwahise bufatira ibihano Taiwan. Ibihano ahubwo abandi bagize urwamenyo mu buryo budasanzwe, kuko birimo nk'ubwo ngubwo ngo kutongera koherezayo amafi, indimu n'amaronji. Abandi batisa abantu bacuruza puces electronique zihigishwa uruhindu kurusha na petrol ubwayo, ahubwo abo bazahangayikishwa bate kuko n'indimu yewe niyo zaba zikoze muri zahabu, ahubwo ko bashobora no kuzitwara mu byogajuru uretse n'indege bakazivana ni Burundi zikagerayo. Ibyo ntacyo bishobora gusobanura kuri Taiwan. Nyamara mu bihana Abashinwa bari gufatira Taiwan ahubwo bikumvikana neza kandi nebura bikagira n'icyo biba bimaze. Bari kuvuga bati noneho uhereye ubu ngubu ntabwo tuzongera kugura chips zanyu. Nyamara ibyo ntabwo byashobokaga kuko kugeza n'ubu ngubu Taiwan zicuruza hafi zose mu isi. Ubushinwa ni nabwo buzikeneye ku bwinshi kurusha n'ibindi bihugu byateye imbere mu by'imirimo y'inganda. Ahubwo ni Taiwan yeretse kuzohereza mu Bushinwa. Icyo gihe Abashinwa nibo bahekenya amenyo bidasanzwe bagatuma umutwe bashakisha ahandi bazivana. Kandi nta naho none se kwa bazicuruza nyine hafi zose zinagezweho kurusha izindi, n'ubundi ari aba Banya-Taiwan nyine bazivana hehe handi rero Abashinwa ko n'abandi zo bakora benshi zitarenga ku isoko ryabo imbere mu gihugu aho bazikeneye. Semiconductors ziteranye izi chips ubwazo ni n'ikibazo kubera uburyo zahindutse ingenzi cyane zikamaranirwa na bose ku buryo zanateje ibibazo n'ihangana rikomeye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Ubushinwa bukomeza kwemeza ko Taiwan ari intara yabwo bukwiriye kugenzura 100% kimwe n'izindi ntara zose zibugize. Ibyo ngibyo nta n'ubihakana, ariko ikibazo ahubwo nuko bisobanura ko ku kanya Ubushinwa bwaba bugenzura isoko hafi ryose ry'utu dukoresho bahita bafunga imiryango bagatandukanya ako kanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'isoko ryatwo. Abanyamerika nabo bakaba babizi neza ko bwari bo bahita babivanamo ikindi kibazo cyihariye. Rero ibyo bituma ku Banyamerika Ubushinwa bugomba kubarizwa kure cyane ya Taiwan n'ubwo begeranye cyangwa ari n'igihugu kimwe, ahubwo ibyo kugenzura Taiwan bakabyibagirwa kuko babigeraho ari intambara binyuzemo gusa, nayo kandi kabigomba kurangira batsinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa zikabanza kuba ahubwo ntacyo zigikeneye muri Taiwan zikayireka ikirwariza. Wenda byanashoboka kandi ko zitanabaye izi semiconductors wanasanga ibyo by'amasezerano bitabacira ishati Abanyamerika ngo birirwe bajya kurasana n'Abashinwa nabo batunze n'ibisasu kerembuzi ngo bararwana no kurengera Taiwan. Nuko bafite icyo bashakayo cyihariye kitari n'icyari cyo cyose, hari TSMC na chips hafi zose zo mu isi. Mu myaka y'igihumbi 1990 Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zakoraga izi chips zigashyira ku isoko mpuzamahanga kimwe cya gatatu cyazo. Uyu munsi bimeze bite? Abanyamerika ku isoko ry'isi uyu munsi bahafite izi chips zero, nta nimwe mu zikoranabuhanga rigezweho bacuruza. Nabizo bakoresha nizi zo muri Taiwan kandi ni nabo bazigenzura birumvikana. Taiwan se yo yareka kuziba hari bo batuma ikigarurirwa n'Ubushinwa bakazi hande wundi ko bemeza ahubwo nka hari Abanyamerika bazikorera. Uyu munsi ibigo mpuzamahanga bicuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga nka Apple, Intel, Qualcomm, Nvidia, Huawei na Tesla n'ibindi byose ni igice kinini cy'imirimo yabo cyahita gihagarara ko kanya mu gihe utwo dukoresho twaba tutabonetse ku isoko. Bakatuvana hehe? Ni muri Taiwan n'ubundi. Icyo kigo cy'Abanya-Taiwan ni ikirombe cy'amafaranga atagira ingano n'ishingiro ry'ubukungu mu iterambere ry'ikoranabuhanga ririho ubu.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihafite ubuzare rero zititeguye na gato gutakaza kuri Taiwan. Yewe n'Abashinwa barabizi ko bizabasaba kubanza kwitegura neza bakagira ibindi bakora, naho ubundi gushotora uko ariko kose Taiwan Abashinwa nyine barabizi nabo ko bivuga kurwana ako kanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nabo ko biri kose bazi ko ku ngingo y'igisirikare n'intwaro iyo ngiyo atari intambara yabahindukira na gato cyangwa se ngo bayivane imbere biboroheye. Bahisemo nabo kuba bicururiziye bendi bagakomeza ubwungu bw'amasezerano na leta zitandukanye hose mwese, bubaka imihanda n'ibiraro, ingomero zikomeye z'amashanyarazi ndetse n'ibindi. Nabo bavana amakayabo kurusha abandi bose basigaye. Ibya semiconductors n'amachips bakaba babirekeye Abanyamerika n'inshuti zabo muri Taiwan, ahubwo nabo bagahindukira bagakomeza kuba abakiriya beza. Ubugenzuzi bw'izi chips ubwazo nayo n'indi ntambara ikomeye nk'izabaye mu bihe byashize kubera petrole. Ubwo President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kubona no gusobanurirwa neza uko zahinduye ishiraniro mwese, yasinye itegeko Chips Act. Ibyo bikabuza ibigo byose bafitanye amasezerano n'ubufatanye kutagira chip n'imwe iri munsi ya nanometre 28 bagurisha Abashinwa. Kuzikora n'akazi gahambaye. Icyo ni igihano ku Bushinwa kugira ngo niba banabishoboye ubwabo Abashinwa babihugireho nabo ibigo byabo bireke gukora ibindi birwane nazo imyaka n'imyaka, bihagarika ibindi byakoraga nk'uko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo babigenje, no guhigana no guhimana muri ubwo buryo, mu gihe ariko Abanyamerika bo bazifitiye ku bwinshi kubera TSMC y'Abanya-Taiwan bafatanije. Ibyo ngibyo Xi Jinping nawe bikamutera umujinya udasanzwe. Chips ni ingenzi cyane nk'ubwo ngubwo mu gukora ibyitwa mining mu mafaranga y'ikoranabuhanga, n'ibikorwa birimo gukora ayo mafaranga mashya ubwayo, kimwe no kwemeza ihererekanwa ryayo. Ibikorwa na za supercomputers zikenera amashanyarazi n'imbaraga bidasanzwe mu kuzikoresha. Izo ngizo zisaba rero nazo chips zihariye ziziha izo ngufu ku buryo zigirwa nto cyane kugeza no hasi ya nanometre 7. Gukora chip ingana ityo ibyo ni by'agatangaza mu buryo budasanzwe ku buryo bigeraho adahisa azana imvi, ashatse ubwonko bwe yahita yigira no mu zabukuru. Icyo gikorwa ubwacyo akaba aricyo kimutunga ubuzima bwe bundi yabasigaje mwese. Naho izi supercomputers imwe ishobora no kugura hagati ya miliyoni 5 na 7 z'amadolari y'Abanyamerika, uretse ko habaho n'izihendutse ubwonko bwo zifatwa nka toto muri zo zagura n'ibihumbi 10 by'amadolari y'Abanyamerika, nayo ubwayo n'akayabo. Iyo yose rero nayo ikaba imirimo buri gihe ikenerwamo izo chips, kandi nabwo zirushaho kugirwa nto zihabwa ubushobozi buhambaye nazo. Hanyuma iki kigo twagarutseho TSMC cy'Abanya-Taiwan ubundi bo bemeza ko ikoranabuhanga baryamanye n'izi chips gikora, nk'ubwo giheruka kuvuga ko mu bihumbi 2025 kizaba cyakoze chips nto cyane itarabaho ku buryo ishyirwa kuri nanometre 2 gusa mu ngano yayo. Ibyo byaba bisobanuye ko yashyirwa muri telefone nka iPhone ubundi ukayishyiramo umuriro rimwe risa, hanyuma ikamara icyumweru cyose ikoreshwa no kuri internet ahubwo icanye ubutazima, ariko n'ubundi umuriro ikaba yawumarana icyo cyumweru cyose ukabona kongera kuyicomeka ku muriro. Mbere yo gukomeza ariko nanone reka ngira icyo nkwiyibukiriza, ntabwo bikwiye ubu ngubu gukomeza gukoresha cya mudasobwa giteye nk'ikijerekani kinagenda bunyamasyo. Icyo wakora nta kindi, ushobora kugana iFix maze ku giciro gito cyane ukagura MacBook ikaze yaba Pro cyangwa Air na za M1 cyangwa M2, no kuguhereza kuri icyo giciro cyiza. Na telefone nuko nguko twebwe ni Apple products gusa. iPhone uhereye kurangahe ku bihumbi nka 200 gusa turayiguha nkuko witwaje nanone ibihumbi 400 byonyine, ubwo nabwo utabura gusohoka muri iFix tuguhaye n'ubundi MacBook ishobora guhindura imikorere yawe yose. Uko ikoranabuhanga rirushaho kuba ingenzi mu ngeri zose z'imirimo, chips nazo niko zirushaho kumaranirwa hose mu mirimo y'inganda, bigatuma rero ubuhangange Taiwan ifite muri aka kazi k'iryo koranabuhanga aribwo buyihindurikirwa ari we wese yasiga hagatwe n'iyo baba Abashinwa ubwabo. Ntibikiboroheye na gato gutera Taiwan kuko abayirwanira ari na benshi niyo bataba Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bigeze. Ubu ngubu ni ikibazo cy'amasezerano mato gusa yaba kubiyemo icyo Taiwan yemera gutanga muri iryo koranabuhanga, ubundi ingabo z'amahanga zigahurirayo. Ibyo bisomba kuri amafaranga, ingabo n'ubuhangange bwa gisirikare kwigabiza Taiwan. Niyo mpamvu n'Abanyamerika bayiryamyeho kubera izi chips bakora zinamaranirwa na bose, cyangwa se bigasaba Ubushinwa noneho nabwo ibindi bikangisho byihariye birenze kuri cyane ibisasu kirimbuzi 350 bufite. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika, Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo.
hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building etage ya 2 mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788442127 cyangwa nanone kuri 0788442063. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.